Yesu nashimwe inshuti mukundwa mu mwami Yesu, ndagushuhuje wowe ukunda gusenga, wowe ubana natwe muri iki gitondo cyiza. Rero turashima Imana ko yabanye natwe kandi yaturinze. Iki gitondo tugiye gusenga Imana kugira ngo twakire imigisha. Zinduka karusenge kugira ngo wakire umugisha Imana yaguhaye. Zinduka karusenge kugira ngo utanguranwe ibyawe. Zinduka karusenge kuko hari ibitegereje kwakira umugisha wawe, ariko nyemerera ukanguke usenge kugira ngo ubashe kwakira ibyawe. Turasengera mu ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 86, avuga ngo gusenga kwa Dawidi. Iki gitondo uvuga ngo gusenga kwanjye, gusenga kwa Kabatesi, gusenga kundi muntu wari we wese watura izina ryawe muri iki gitondo kugira ngo wakire. Uwiteka ntegera ugutwi kuko ndi umunyamibabaro w'umukene. Mana ishimwe cyane. Uyu ni umugabo Dawidi yari umwami kandi yari umwami ukomeye, ariko arareba muri we asanga ari umunyamibabaro, ari umukene. Mwene data nawe uri umunyamibabaro kandi uri umukene. Niyo waba utunze, biratubwira ngo hahirwa umuntu w'umukene, uwo niwe Imana yitaho. Umukene waba ufite ubutunzi, waba ufite amafaranga, ariko udafite Kristo, udafite mwuka wera, uri umukene. Nawe ukwiye gusengana nanjye muri iki gitondo. Waba uri umukristo usenga wuzura umwuka wera, ariko nta butunzi ufite, nta mafaranga, uri umukene, ukwiye gusengana nanjye. Ndakwinginze rero kugira ngo muri iki gitondo, nk'uko uyu mwanditsi yaravuze ngo ntegere ugutwi unsubize kuko ndi umunyamibabaro w'umukene. Yewe munyamibabaro, ngwino dusengane. Yewe wa mukene we, ngwino dusengane. Yewe ukeneye gusubizwa, ngwino dusengane, tubane muri aka kanya muri iki gitondo. Nyemerera tuzamurane isengesho. Ufite icyifuzo, kizamura imbere y'Imana. Uri umukene ushaka ubutunzi, usaba Uwiteka Imana yiteguye kugusubiza muri iki gitondo. Azanye umugisha wawe. Anyemerera rero ukanguka, asanga uri maso. Muri iki gitondo sengana nanjye mu izina rya Yesu kugira ngo twakire umugisha w'Imana. Data mwiza, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga n'umunyempuhwe nyinshi. Iki gitondo cyiza turi imbere yawe, turasenze Data mwiza. Ijambo ryawe riravuga ngo nk'uko umugaragu ahanga amaso shebuja, uko niko natwe duhanze amaso kuri wowe. Nk'uko umuja yahanga nyirabuja, niko natwe tuyahanze kuri wowe. Data muri iki gitondo tebuka datuze, udukize, utugirire neza. Turabakene, turakennye, ariko turakwinginze kuko uri umutunzi. Ufite ubutunzi, ubutunzi bwiherereye, ubutunzi butagaragara, ubutunzi bugaragara. Data mwiza, turasenze kugira ngo natwe ugire icyo tumarira muri iki gitondo, kuko turi abakene, ntacyo dufite, ntacyo dutunze. Mu mifuka yacu nta kirimo, nta zahabu, nta feza. Turasenze mu izina rya Yesu muri iki gitondo. Tebuka udukize, utumare umubabaro mwami. Turi abanyamibabaro b'abakene, turi abakene bo mu isi, turi abakene nta butunzi, turi abakene ntacyo dufite, ariko turasenze muri iki gitondo. Mwene data arasenze ngo umugirire neza. Turi abanyamibabaro Yesu, tukuburiye amaso kugira ngo tugirire ubuntu n'imbabazi. Iki gitondo kibe igitondo cyo kwakira umugisha. Fungura imigisha y'ubwoko bwawe, fungura imigisha yacu mu izina rya Yesu. Fungura imigisha tubone kugira neza kwawe, fungura imigisha tubone imbabazi zawe, fungura imigisha utwiteho mu izina rya Yesu. Uyu mwene data mufungurire umugisha. Imigisha yacu turayitegereje muri iki gitondo. Data mwiza, nk'uko ubwatsi bwa mu gitondo butondwaho n'ikime, reka natwe Data ineza yawe Data itembe ku buzima
buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imigisha yawe imanuke muri iki gitondo, dutegereje kugirirwa neza nawe Mana. Ururuka tukubone muri iki gitondo. Turasenze ngo twakire Mana, natwe dutegera amatwi, utega amatwi gusenga kwacu no kwinginga. Tega amatwi data, mwene data, ahari yaraye ari kurira ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka impundu zivuge mu ngo zacu, reka impundu zivuge mu kazi, reka impundu zivuge Mwami mu byo dukora mu buzima bwa buri munsi. Impundu zivuge ku banyamibabaro, impundu zivuge ku bakene, impundu zivuge ku badafite mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo ni icy'umugisha, iki gitondo tugirirwe neza nawe, iki gitondo tubona ukuboko kwawe, iki gitondo tubona ikiganza cyawe, iki gitondo Mwami reka izuba rirashe riturasire mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe Data kizana umugisha. Turateze ibiganza byacu bikwiriye kugirirwa neza nawe, ibiganza byacu bikwiriye imbabazi zawe, ibiganza byacu Yesu nta wundi tubitegeye. Ntabwo tubitegeye abashefu badukoresha, ntabwo tubitegeye ababyeyi, ntabwo tubitegeye abakomeye, ntabwo tubijyanye Uwiteka Nyiringabo ahandi hantu atari kuri wowe. Ntabwo tubitegeye Mwami abayobozi runaka, ahubwo tubiteze kuri wowe. Reka Mwami ururuke muri iki gitondo, ururukira kutugirira neza. Ugirire neza Mwami, utugirire neza. Isi ibaye mibi Yesu, ibihe bibaye bibi, ariko turasenze muri aka kanya kugira ngo ubane natwe, kugira ngo tugirire neza. Turafungura inzira zacu, turafungura imiryango mu izina rya Yesu. Ndasengana na mwene data, ndasengana n'umuvandimwe, dufatanije gusenga. Turazindutse kare cyane Mana, turinginga kugira ngo ubane natwe, kugira ngo tugirire neza. Rambura ukuboko kwawe, rambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe wera, ni wowe ukiranuka, ni wowe Mana y'imbaraga. Ngaho bana natwe, ngaho tugirire neza. Urakoze Mwami, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro muri byose. Izina ryawe nirishimwe, ni mu izina rya Yesu.